Amahoro amahoro God's people, ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, ubasuhuza ni wanyu mugenzi wanyu God's people, Anastase Sibomana. N'ubundi turi kuri Irera TV, niho dusanga byinshi by'ingenzi, tushakisha buryo ki tugomba gukora ibyo tugomba gukora tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Uyu munsi turi mu kurebera hamwe ikiganiro gifite ikibazo kigira kiti ese koko ibigaragara mu gitabo cya Bibiliya byanditswe ku bw'abantu, byanditswe ku bw'ubushake bw'abantu, ni ku bw'ubushake bw'Imana? Mbese ni iki? Turashaka kureba nyirizina igisubizo cy'iki kibazo. Se byanditswe ku bw'ubushake bw'Imana cyangwa ubushake bw'abantu? Tugiye kubireba. N'ubundi ikiganiro kirambuye turagisanga ku murongo wa Irera TV1 kuri YouTube, niho turaza gusanga igisubizo, ariko ijambo ry'Imana ryabikomojeho yuko abantu cyangwa kuko ubuhanuzi butaje cyangwa butazanywe ku bw'ubushake bw'umuntu. Rero turasanga ikiganiro ku buryo burambuye kuri YouTube kuri Irera TV1. Murakoze cyane.